kugira ngo mutangire mwumva ibintu bagiye kubabwira, bagiye kubabwira ibintu bitanu wakora ngo urinda konti yawe ya Pi network. Here are 5 essential tips to protect your Pi network account. Ni ibintu bitanu by'ingenzi ugomba gukurikiza kugira ngo konti yawe igire umutekano. Nizere ko mugiye kureba video yose mukayirangiza kuko ni ibintu by'ingenzi. Utazi kurinda ibyo wagezeho byaba ari ikibazo. 1. Use a strong password. Create a unique, strong password with a mix of uppercase, lowercase, numbers, and special characters. Batangiye batubwira ngo ugomba gukoresha password ikomeye cyangwa se ihambaye. Password ikomeye cyangwa ihambaye igomba kuba igizwe ngo n'inyuguti nkuru, inyuguti ntoya, imibare cyangwa se ibimenyetso. Iyo ngiyo niyo yaba ari password ikomeye. Nizere ko mubyumvishe. Mugombe mukore password ikomeye ku buryo nta n'umuntu wabasha kuyivumbura cyangwa ngo ayigereranye atekereza ko yayishyiramo. Avoid using easily guessable information such as your. Kuri password ngo uzirinde gukoresha amazina asanzwe azwi nk'abantu cyangwa se kuba washyiramo amatariki yawe y'amavuko, kuko abantu iyo bagiye guhakinga password akenshi ngo bakunda gukoresha ngo amazina y'abantu ngo cyangwa se ngo bagakoresha ngo amatariki y'amavuko kuko baba bazi ko itariki y'amavuko yawe izwi cyangwa se izina ryawe rizwi. Or name or birth date. 2. Enable two-factor authentication 2FA. If Pi Network supports 2FA, enable it to add an extra layer of security. Use an authenticator app for better protection instead of SMS-based 2FA. Ikintu cya kabiri ngo ugomba gukoresha ibyo bita two-factor authentication. Ubu ni uburyo Google yashyizeho bwo kuba warinda konti yawe. Hari code imara amasegonda 30, ngira ngo hari na application usanga kuri Play Store ndetse na App Store zitwa Google Authentication. Izi rero iyo uzifite nta muntu wabasha kukwiba konti yawe kuko warasetinzemo iyo setting y'iyo code, kuko iyo code ibana amasegonda 30. Ubu ni uburyo bwiza rero ngo bwo kuba warinda konti yawe. Ni uburyo bwa kabiri. 3. Beware of phishing attempts. Only log in through the official Pi Network app or website. Avoid clicking on suspicious links or sharing your credentials with anyone, even if they claim to be official representatives. Cya gatatu hano bavuze babwiye ba bantu bakunda gukandagura ku malinki abonetse yose, babahaye amalinki murinjiye ntimuzi ibyo bari kubaha ngo mwinjireho, then ngo mukanya ngo babatwaye konti. Ngo mwirinde ngo kuzamukanda kuri link zibonetse zose ngo kuko link itari ya official Pi itabonetse muri application kwa kundi baduha link muri dashboard ya Pi nabwo ari tangazo rizwi. Muze mwenda guys gukoresha amalinki abonetse yose. Umuntu agwaye link kuri WhatsApp, umuntu agwaye link kuri Telegram, agwaye link kuri TikTok, wise winjira. Guys, ni uburyo bwonyine bwo kuba warinda bundi konti yawe, kandi n'uburyo bukunda gukoreshwa n'abaskama benshi. Ngira ngo niba mushaka kurinda konti zanyu muzamwirinda gukanda ku malinki umuntu yose. Hano nanibutsa abasubscribers banjye kuri YouTube, muri comment muzamwirinda abantu baza babajagaraza baba amalinki muri comment cyangwa bababwira ngo bakoreye amafaranga menshi muri cryptocurrency. Izo comment muzamuzibona muzajye muzirinda, cyane cyane n'abanyamahanga bazishyiramo muzajye muzirinda. Ashobora no gukoresha ikinyarwanda yakoze translation, muzajye muzirinda guys. Ndabarabuye mumenye uko murinda konti zanyu. 4. Keep your recovery phrase secure. If you have a wallet link, securely store your recovery phrase offline. Do not share it with anyone or store it in a digital file that can be hacked. Icyakane ngo rinda seed phrase zawe ku muntu wa creatinze wallet. Murabizi ko seed phrase ni urufunguzo rutuma ujya muri wallet yawe. Mu gihe rero seed phrase zawe zibonwe n'undi muntu cyangwa se zikajya ku karubanda, bisobanuye ko na konti yawe iri ku karubanda, buri muntu wese wakoresha za seed phrase yawe yakoresha amafaranga yawe. Aha ngaha nibutsa abantu seed phrase gambo atangwa kugira ngo ubashe kwinjira muri konti yawe. Ayatandukanye na public wallet, ira wallet utanga uha abantu ngo baguha amacoin cyangwa se ngo baha amacoin. Rero guys, seed phrase
nyaboneka muzicunge, muzibike kure, uzandika ahantu kure cyane, uhatsimbe, wirinde n'umuntu uhaye telefone yawe ngo ufashe ibintu bya payi, uzajye ucunga katatwaye seed phrase zawe, uzajye ucunga buri kimwe cyose ari kugufasha, kuko nibwo buryo bwonyine bwo kuba warinda konti yawe. Iyo umuntu afite seed phrase zawe aba afite konti yawe, iyo umuntu afite seed phrase yawe aba afite amafaranga yawe. Bisobanuye ko seed phrase ni ikintu cyo kwitonderwa, ni ikintu cyo kubika. Ngira ngo abakiriyetinze amawallet murabizi, ntabwo ari muri payi gusa, buri wallet yose ya cryptocurrency igira icyo bita seed phrase, ni private key, ni amagambo atuma winjira muri konti. Iyo yataye wataye konti, iyo yahaye umuntu uba umuhaye konti. Ubwo rero mumenye uko murinda konti zanyu, seed phrase zanyu muzibike kandi muzibungabunge. 5. Regularly update your app and device. Keep the Pi Network app and your device updated to the latest versions to protect against ngo cunga neza ko application iri gukoresha iri updated. Muraje mwumve ikizo cyo gukoresha application iri updated, igezweho, no kuvuga ngo ijyanye n'igihe. vulnerabilities. Install reputable antivirus software and avoid using public or unsecured Wi-Fi networks. By following these practices, you can greatly reduce the risk of unauthorized access to your account. Ngo ukirinda gukoresha ngo wifi cyangwa se internet ikoreshwa n'abantu benshi, kuko ziriya internet zishobora gukontororwa, bakaba bavumbura nka password yawe cyangwa bakaba bakwinjira muri konti yawe. Ikindi ugakoresha application iri updated nk'uko nari maze kubibabwira. Nshimira buri umwe wese wakoze subscribe, mukurikize izi nama, mwibuke gusharinga video ku bandi. Imana ibarinde.